Buri mwaka amato arenga ibihumbi anyura hagati mu nyanja ya Atlantique, ariko mu mwaka w'1942 iyi nyanja ntiyari inzira y'ubucuruzi gusa, yari yahindutse urubuga rw'intambara. Buri bwato bwanyuragamo bwabaga butazi niba bugera iyo bujya. Buri joro abasare baryamaga bazi ko bashobora kutazongera kubona izuba, kuko munsi y'ayo mazi atuje hari hihishe submarines z'Abadage zizwi nka U-boats, zari zihiga amato y'abanyamuryango b'ibihugu byari bihanganye n'Ubudage. Kandi iyo torpedo imwe yakubitaga ubwato byabaga birangiye. Nta gihe cyo gutekereza, nta gihe cyo gusezera, nta mahirwe ya kabiri. Ariko muri iyo ntambara yose hari inkuru imwe idasa n'izindi. Si inkuru y'umusirikare wari ufite imbunda, si inkuru ya kapitene w'ubwato, ni inkuru y'umusore usanzwe wari waragiye gushaka akazi kugira ngo afashe umuryango we. Ntiyari azi kurwana, ntiyari azi ko mu minsi mike yari agiye guhura n'ikigeragezo cyari gutuma isi yose imumenya. Izina rye ni Poon Rim. Nta n'umwe wari kubasha gutekereza ko uwo musore yari agiye gukora amateka adasanzwe, amateka y'umuntu wari ugiye guhangana n'inyanja, inzara, irungu, ubushyuhe, inkubi z'umuyaga, ndetse n'urupfu rwamureberaga mu maso buri munsi. Ariko mbere y'uko ibyo byose biba, hari ubuzima yari afite, hari inzozi yari yarubatse, ndetse hari urugendo rwari rugitangira. Mu gihe urugamba rw'intambara ya kabiri y'isi yose rwari rucyambikanye, uyu musore udasanzwe yakoze ikintu cyasaga n'ikidashoboka. Yamaze iminsi 133 ari wenyine hagati mu nyanja ya Atlantique, ari ku kato gato k'ubutabazi kazwi nka life raft, adafite ubufasha, kandi buri munsi ubuzima bwe buri mu kaga. Mu rugamba rwe yize gufata amafi, kwegeranya amazi y'imvura, guhiga inyoni no kuba hakoresheje ibikoresho bike yari asigaranye. Ni inkuru yatumye bumwe mu bantu bazwi cyane barwanye intambara, ndetse uburyo yarokotse bwaje kwigwa no gukoreshwa mu kunoza amabwiriza yo kurokoka mu nyanja. Ariko kugira ngo twumve uko ibyo byose byashobotse, tugomba gusubira inyuma tukareba aho uru rugendo rudasanzwe rwatangiriye. Muhawe ikaze, reka tuvuge kuri Poon Rim. Poon Rim yavukiye mu muryango woroheje mu majyepfo y'Ubushinwa. Kimwe n'abandi basore benshi bo muri icyo gihe, yakuriye mu buzima butari bworoshye. Buri munsi yabonaga ababyeyi be bakora uko bashoboye kugira ngo umuryango ubone icyo kurya, maze akiri muto atangira kurota ubuzima bwiza kurushaho. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, isi nayo yagendaga ihinduka. Intambara yatangiye gukwirakwira hirya no hino, ubukungu burazahara, mahirwe yo kubona akazi aragabanuka cyane. Abantu benshi bahitagamo gusiga imiryango yabo bakajya gushakira ubuzima ahandi. Poon Rim nawe yafashe uwo mwanzuro. Rwari urugendo rwo gushaka ejo heza. Yasezeye ku muryango we, yizeye ko umunsi umwe azagaruka afite icyo yabagejejeho. Mu mutima we hari ibyiringiro byinshi kurusha ubwoba. Yizeraga ko inyanja yari igiye kumufungurira amahirwe mashya, aho kumubera umwanzi. Nyuma y'igihe gitoya yabonye akazi ko kuba umukozi mu bwato bw'ubucuruzi bw'Abongereza. Akazi ke ntikari koroshye habe na gato. Yamaraga amasaha menshi akora imirimo ivunanye, rimwe na rimwe adasinziriye bihagije, ariko ntiyigeze abyinubira. Yarazi impamvu yakoraga, kandi yarazi abo yakoreraga. Buri rugendo rw'ubwato rwarangiraga yishimira ko yagejeje umuryango we ku buzima bwiza. Ariko uko intambara yarushagaho gukara, buri rugendo rwabaga rufite ibyago birenze urwarubanjirije. Abasare batangiye kubaho mu bwoba. Buri gihe iyo bumvaga urusaku rudasanzwe, imitima yabo yarikubitaga cyane. Iyo babonaga umwotsi kure, bibazaga niba hari ubwato bumaze kurohama. Iyo bwabaga bugenda nijoro, amatara menshi barayazimyaga kugira ngo butagaragara. Nta n'umwe wari uzi niba azongera kubasha kubona ubutaka. Ariko nubwo ibyo byose byari bizwi, ubuzima bwagombaga gukomeza. Poon Rim yakomeje gukora nk'ibisanzwe, yakomezaga gusetsa bagenzi be, yakomezaga kurota ejo heza, ndetse yakomezaga kwizera ko urugendo rwose rugira iherezo ryiza. Gusa ntiyari azi ko urugendo yari agezemo rwari rugiye kuba urwa nyuma akorera mu bwato. Mu minsi mike yari imbere, ibintu byose yari azi ku buzima byari bigiye guhinduka mu kanya gato, kandi icyo gihe nta muntu n'umwe wari kubasha kumufasha. Mu mpera z'umwaka w'1942, Poon Rim yari ari mu bakozi b'ubwato bw'ubucuruzi bw'Abongereza bwitwaga SS Ben Lomond.
kimwe n'andi mato menshi yo muri icyo gihe bwari butwaye imizigo y'ingenzi mu rugendo rwambukaga inyanja ya Atlantike, ahari huzuye ibyago by'intambara. Mu ntangiriro byose byasaga n'ibisanzwe. Abasare bakoraga imirimo yabo, baraganiraga ndetse bagaseka. Buri wese yibwiraga ko urugendo ruzarangira nk'izindi zose. Ariko kure yaho bari munsi y'ubuso bw'inyanja, hari submarine y'Abadage yari imaze kubabona. Yari itegereje igihe gikwiye cyo kubagabaho igitero. Mu gitondo cyo kuwa 23 Ugushyingo mu 1942, ituze ry'inyanja ryahindutse akajagari. Torpedo yararekuwe. Mu kanya nk'ako guhumbya yakubise Ben Lomond. Urusaku rw'ibiturika rwumvikanye mu mpande zose. Ubwato buranyeganyega, ibyuma biracika ndetse umuriro utangira kwaka. Abasare batangira kwiruka, buri wese ashaka aho yakiriza amagara ye. Nta gihe cyo gutekereza cyari gisigaye, ubwato bwari bugiye kurohama. Punirimu nawe yahise asimbukira mu nyanja. Iki gihe amazi yari akonje cyane kandi imiraba imuteragura hirya no hino. Mu gihe ibisigazwa by'ubwato byarerembaga hejuru y'amazi, yari azi ko kuguma muri ayo mazi igihe kirekire byari bisobanuye urupfu. Mu gihe yarwanaga n'imiraba, yabonye ikintu kirerembera kure ye. Cyari life raft, ni akato k'ubutabazi gateganyirizwa gutabara abantu mu gihe ubwato burohamye. Si ubwato bwo gukomeza urugendo, ahubwo ni akato kagenewe gutuma abarokotse batarohama, bakaguma hejuru y'amazi mu gihe bagitegereje ubutabazi. Akenshi kaba karimo ibikoresho by'ibanze nk'ibiribwa bike, amazi n'ibindi bishobora gufasha umuntu kubaho mu minsi mike. Punirimu yatangiye kugasatira, byari kure, imiraba yamusubizaga inyuma. Umubiri wari utangiye ndetse gucika intege cyane, ariko ntiyigeze arekura. Amaherezo yageze kuri ako kato, yikuruyeho buhoro buhoro yinjiramo. Yararyamye arahumeka cyane, yarakonje ndetse ananiwe, ariko yari akiri muzima. Icyo atarazi ni uko ako kato kari kagenewe kumurinda amasaha make cyangwa iminsi mike mbere y'uko abatabazi bahagera, kuko kari kagiye guhinduka urugo rwe. Kari kagiye guhinduka aho kuba, aho yari kurwana n'inzara, aho yari kurwana n'inyota, aho yari guhangana n'irungu, kandi aho yari kumara iminsi igera ku 133 hagati y'inyanja wenyine. Amaze kwinjira muri life raft, yafashe umwanya arahumeka cyane. Umubiri we wari unaniwe cyane, imyenda ye yari yuzuye amazi, umutima we ugatera cyane. Yarebye hirya no hino, abona nta butaka, nta bwato ndetse nta muntu, hari inyanja gusa. Yahise amenya ukuri gukomeye. Yari yarokotse kurohama, ariko urugamba rwo kubaho rwari rugitangira. Nyuma kandi yo kwisuganya gato, yatangiye gusuzuma ibyo yari afite muri ako kato. Yasanzemo amazi yo kunywa, asangamo biswi zigenewe ubutabazi ndetse na shokora, harimo n'utubati duke tw'isukari. Hari flashlight yashoboraga gukoreshwa nijoro, ndetse hari rope ishobora kugira akamaro mu bintu byinshi. Hari n'ibindi bikoresho bike byari byashyizwe muri life raft kugira ngo bifashe umuntu kubaho igihe gito mu gihe agitegereje ubutabazi. Abantu bakoze aka kato bari bazi ko umuntu ashobora kumara umunsi umwe cyangwa ibiri ategereje gutabarwa. Nta n'umwe wari warigeze gutekereza ko hari uzamara amezi arenga 3 muri ko. Punirimu yarebye hirya no hino, maze areba ibiribwa, atekereza ikintu kimwe. Yagize ati, nindya uko nshaka uyu munsi, ejo nzaba ntacyo mfite. Aho kugira ngo inzara imutegeke, yahisemo kuyitegeka. Yatangiye kugabanya ibyo yari afite. Amazi ayanywa buhoro buhoro ku rugero ruto cyane. Biswa akazirya duke cyane. Yifuzaga kurya byinshi ndetse yifuzaga kunywa byinshi, ariko yarazi ko kuba ejo byari bifite agaciro kurusha guhaza inda uwo munsi. Buri gitondo yikanguraga akibaza niba uwo munsi ari bw'abatabazi baza kumubona. Yarebaga kure, ariko amaso agahera mu kirere. Iyo yabonaga ikintu gisa n'ubwato, umutima we warateraga. Yegeraga akareba neza, akaza gusanga ari imiraba cyangwa ibicu. Iminsi yatangiye kwicuma, nta bwato bumugaragaraho, ndetse nta ndege yanyuraga hejuru ye, nta kimenyetso cy'ubutabazi. Buhoro buhoro yatangiye gusobanukirwa ko ashobora kumara igihe kirekire kurusha uko yari abyiteze, kandi niba yarashakaga gukomeza kubaho, yagombaga guhagarika gutegereza ko hari uzaza kumurokora. Yagombaga gutangira inzira yo kwirokora ubwe.
Hashize iminsi mike Punurimu yatangiye kubona ko amazi n'ibiribwa yari yarasanze muri ako kato bitari kuzamara igihe kinini. Yari yarabigabanyije neza, buri munsi akanywa utunyobwa duke cyane, akarya agace gato ka biswi, ariko uko iminsi yashiraga izuba ryarushagaho gukara, inyota nayo ikarushaho kumurembya. Yari azi ko umuntu ashobora kumara ibyumweru adafite ibiryo ariko adafite amazi yo kunywa. Ubuzima bushobora kurangira mu minsi mike gusa. Yatangiye kwitegereza ikirere buri munsi. Iyo yabonaga ibicu byijimye umutima we wuzuraga icyizere. Yari azi ko imvura ariyo yari igiye kumubeshaho. Iyo yagwaga yihutiraga gushyira hanze ibikoresho byose yari afite kugira ngo afate buri gitonyanga. Yakoreshaga ibikombe, amabati n'ibindi bikoresho byari muri ako kato. Akegeranya amazi y'imvura akayabika neza. Kuri we buri gitonyanga cyari ubuzima. Ariko hari igihe imvura yatindaga kugwa, izuba rikamukubita umunsi wose, iminwa ikuma cyane, umubiri ugatangira gusaba amazi. Yarebaga inyanja yari imukikije, amazi yari menshi cyane, gusa ntiyagombaga kunywa ku mazi yo mu nyanja. Impamvu nuko aba arimo umunyu mwinshi cyane. Iyo umuntu ayanyoye umubiri uba ugomba gukoresha amazi menshi kugira ngo uvanemo uwo munyu urenze urugero. Ibyo bituma aho kumara inyota, ahubwo amazi yo mu mubiri arushaho kugabanuka. Nyuma yo kuyanywa umuntu arushaho kugira inyota, akuma mu mubiri, ndetse ashobora no gutangira kuzimira akabona ibintu bitariho cyangwa agatakaza ubushobozi bwo gufata ibyemezo. Mu gihe kirekire kunywa amazi y'inyanja bishobora kwica umuntu vuba kurusha kuyihanganira. Punurimu yari abizi cyane, nubwo inyota yamwicaga ntiyigeze yemera kunywa amazi y'inyanja. Yahisemo kwihangana no gutegereza imvura, aho gukora ikintu cyari kumuha ihumure ry'iminota mike ariko kikamwambura amahirwe yo kubaho. Ni icyemezo cyoroshye mu magambo ariko gikomeye mu bikorwa. Ni kimwe mu byamufashije gukomeza kubaho. Hari igihe gutsinda bitava mu gukora ibintu byinshi, ahubwo bikava mu kwirinda gukora ikosa rimwe gusa. Uko iminsi yagendaga ishira, ibyo biribwa nabyo byageze aho birashira. Yafunguye aho yabibitse asanga nta gisigayemo. Yari hagati mu nyanja, nta duka, nta murima, ndetse nta muntu wari kumugaburira. Yari asigaye arebana n'inyanja yonyine. Ariko aho kwiheba yatangiye kwitegereza yitonze. Yabonaga amafi matoya agenda munsi ya life raft. Yabonaga inyoni ziguruka hejuru y'amazi. Nibwo yibajije ati, niba ntashobora kugera ku biryo, kuki nagerageza uburyo ari byo byangeraho? Yari afite ibikoresho bisanzwe byo kuroba, ndetse nta rushundura yari afite, nta ndobani yari afite, ariko yari afite ibikoresho bike byari biri muri life raft. Yafashe agace k'icyuma kari muri bimwe mu bikoresho byo gutabara, arakagorora gahinduka nk'icyo twakwita indobani. Afata umugozi awuhambira kuri iyo ndobani, awukora nk'umurongo wo kuroba. Byari ibikoresho byoroheje cyane, ariko kuri we byari icyizere gishya cyo kubaho. Bwa mbere yarayijugunye mu mazi ariko ntacyo yafashe. Yongera kugerageza biranga, yongera ubwa kabiri biranga, ndetse n'ubwa gatatu biranga. Iki gihe umuntu ushonje ashobora gucika intege vuba cyane, ariko Punurimu yari amaze gusobanukirwa ko igihe cyose agifite imbaraga zo kugerageza. Yari agifite n'amahirwe yo kubaho. Yakomeje kugerageza, amaherezo yumva wa mugozi usunikwa. Yawukuruye buhoro buhoro mu mazi. Ifi ya mbere yari ifashwe. Yarayifashe maze arayitegereza igihe kirekire. Kuri we ntiyabonaga ifi gusa, ahubwo yabonaga ubuzima. Yabonaga indi minsi yo gukomeza guhangana n'inyanja. Kuva uwo munsi kuroba byahindutse umurimo we wa buri munsi. Nta munsi washoboraga gutangira atabanje kugerageza gushaka amafi. Buhoro buhoro yamenye amayeri yo kuyafata kandi akayakuramo icyo kurya, ndetse akayabika uko ashoboye kugira ngo amare igihe kirekire. Yari amaze kwiga isomo rikomeye ko mu bihe bikomeye umuntu atarokorwa n'ibyo afite gusa, ahubwo arokorwa n'uburyo akoresha ibyo asigaranye. Umunsi umwe ari kureba kure nk'uko yari asanzwe abikora, yabonye ikintu cyari gitandukanye. Yongeye guhumiriza, arongera arareba. Ntiyari yibeshye, hari ubwato bunini bwari bugenda bwegera aho yari ari. Umutima we watangiye gutera cyane. Nyuma y'iminsi myinshi ari wenyine, yumvise ko igihe yari ategereje kigeze. Yahagurutse uko ashoboye, atangira kuzunguza amaboko. Arataka cyane nubwo yari azi ko ijwi rye ritashoboraga kugera kure.
yazamuye ibimenyetso byose yari afite kugira ngo bamubone. Mu kanya gato yasaga n'uwizeye ko bamubonye. Ubwato bwakomeje kwegera, bwari buri hafi bihagije ku buryo yumvaga ko mu kanya gato aza kuba ari mu maboko y'abatabazi. Ariko ibintu ntibyagenze nk'uko yabitekerezaga. Ubwato ntibwahagaze, bwakomeje urugendo. Buhoro buhoro butangira kumusiga inyuma. Punirimu yakomeje kuzunguza amaboko, akomeza guhamagara, ariko ntawasubiye inyuma. Yakomeje kureba kugeza ubwo ubwato bwarengarenze. Yasigaye acecetse cyane, yicaye muri ka kato. Yari amaze kumva uburyo bibabaza kubona ubutabazi bukwegereye ariko ntibukugereho. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, amato menshi yagendaga yitonze cyane, kuko hari impungenge z'uko guhagarara hagati mu nyanja byashoboraga kuyashyira mu kaga. Bitewe na submarines z'Abadage zakoresheje amayeri menshi yo gutega amato y'abanzi. Punirimu ntiyigeze amenya impamvu nyakuri yatumye bamusiga. Icyo yari azi gusa nuko amahirwe yari amaze kubona yari yongeye kuyoyoka. Abantu benshi bari gucika intege nyuma y'ibyo, ariko we nyuma yo guceceka akanya gato yongeye kureba inyanja. Yongera gufata indobani ye, yongera gutegereza imvura, yongera guhitamo kubaho. Kuko yari amaze gusobanukirwa ko igihe cyose agihumeka, icyizere nacyo cyari kigihumeka. Iminsi yakomeje kwicuma, umubiri we wari umaze kunanuka cyane. Ariko hari ikindi kibazo cyari kigiye gutangira. Iki nticyaturukaga mu kirere cyangwa ngo gituruke mu nzara yari afite, ahubwo cyaturukaga munsi y'amazi. Umunsi umwe ari gukurura ifi yari amaze gufata, yabonye igicucu kinini kinyura munsi ya life raft. Yaracecetse akomeza kukireba. Iki cyari shaka. Ibi ni ibifi binini biba mu nyanja, bishobora no kurya abantu. Nyuma y'iminota mike haza n'indi, zitangira kuzenguruka life raft. Zashoboraga kumva impumuro y'ifi yabaga amaze gufata cyangwa amaraso yayo. Buri gihe yabaga arobye, yabaga azi ko atari wenyine ushaka ayo mafi. Yatangiye kugira ubwoba, gusa ntabwo yari afite intwaro cyangwa se ngo abe afite aho yahungira. Gusa rimwe gusa ryari kumugusha mu mazi, kandi kugwa mu mazi aho hari sharks byari gusobanura iherezo rye. Kuva uwo munsi buri gihe yarobaga yitonze cyane. Yakururaga umugozi we buhoro buhoro, akirinda ko ifi yanyeganyega cyane. Kagerageza kurangiza vuba mbere yuko sharks ziyegera. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, nawe yagendaga yiga imyitwarire yazo. Yamenye igihe zikunda kugaragara, ndetse amenya uko yakwirinda kuzikurura. Yamenye ko ubwoba bushobora kukubuza gutekereza neza. Iyo atinya cyane yashoboraga gukora ikosa. Iyo yagumaga atuje, amahirwe yo kurokoka yariyongeraga. Buhoro buhoro Punirimu ntiyari akiri wa musore wari warasimbukiye mu nyanja afite ubwoba. Yari amaze guhinduka umuntu utekereza mbere yo gukora. Umuntu ushobora kurebana n'urupfu mu maso, ariko ntarwemerere kumufatira icyemezo. Nubwo inyanja yari ikomeje kumugerageza buri munsi, nawe buri munsi yayisubizaga igisubizo kimwe agira ati, uyu munsi nawo ntabwo ndapfa. Mu gihe cy'amezi arenga 3 Punirimu yibera mu nyanja. Umubiri we wari warananutse cyane, ndetse uruhu rwe rwari rwarahiye izuba. Amaboko ye yari yuzuye ibikomere byo kuroba no gukoresha imigozi ya life raft, ariko amaso ye yari agifite ikintu kimwe, yari agifite icyizere. Buri gitondo yakomezaga kureba ku murongo w'inyanja. Nubwo yari amaze igihe kinini atabona ubutabazi, ntiyigeze areka kubyuka yizeye ko uyu munsi ushobora kuba utandukanye n'uwabanje. Umunsi umwe mu gitondo yabonye inyoni nyinshi ziguruka hejuru ye. Yari asanzwe abona inyoni zingana zityo. Yazitegereje igihe kirekire, hari icyo zari zimubwiye. Mu buzima bwo mu nyanja, inyoni nyinshi ntizijya ziba kure cyane y'ubutaka. Umutima we watangiye kongera kugira ibyiringiro. Hashize akanya gato atangira kubona amazi ahindura ibara. Yari akimeze nk'ubururu bwimbitse bwo hagati mu nyanja. Yari atangiye kugira ibara ritandukanye. Byamusobanuriraga ko ashobora kuba ari kwegera inkombe. Yakomeje kureba kure. Mu kanya gato abona ikintu kigenda hejuru y'amazi. Yabanje gukeka ko ari inzozi. Yongeye kwitegereza neza, iki gihe ntiyari yibeshye, ahubwo bwari ubwato bw'abarobyi. Yahise ahaguruka n'imbaraga nke yari asigaranye, atangira kuzunguza amaboko ataka. Agerageza gukoresha ikimenyetso cyose cyashoboraga gutuma bamubona. Abantu bari muri ubwo bwato nabo batangiye kumwitegereza.
babanje kutamenya neza icyo babona, ariko uko bagendaga begera niko bagendaga basobanukirwa. Ntiyari igisigazwa cy'ubwato, ntiyari igiti kireremba, ahubwo hari umuntu wari umaze amezi menshi arwana n'inyanja. Niko nabo barushijeho kwegera. Punirimu yumvise umutima utera nk'uko utari warigeze utera ku bwato bwa SS Ben Lomond bwarohama. Uyu munsi nta bwato bwari bugiye kumusiga. Uyu munsi ubutabazi bwari bumugezeho koko. Yari amaze iminsi 133 hagati y'inyanja. Iminsi 133 yo kurwana n'inzara, iminsi yo kurwana n'inyota ndetse no kurwana n'inkubi z'umuyaga, kandi iminsi 133 yo kubaho wenyine. Ariko amaherezo urugendo rwe rwari rugeze ku iherezo. Ntiyari yatsinze inyanja kubera imbaraga z'umubiri, yari yatsinze kubera imbaraga z'umutima, kuko hari igihe ikintu gikomeye kurusha ibindi byose atari ukubona ubutabazi, ahubwo ari uguhitamo kubaho kugeza ubutabazi buhageze. Abarobyi bamwegereye buhoro buhoro, mu maso yabo hagaragaraga gutungurwa gukomeye. Ntibari bigeze batekereza ko hari umuntu ushobora kubaho igihe kingana gityo hagati mu nyanja. Bamufashije kuva muri life raft. Ubwo yakuraga ikirenge cye muri ako kato kari kamubereye urugameza arengane, yumvise asa n'uwongeye kuvuka. Umubiri we wari wacitse intege cyane, yari yaratakaje ibiro byinshi, ubwanwa n'umusatsi byari bimaze igihe kirekire bitogoshesheje. Uruhu rwe rwari rwarangiritse kubera izuba n'umunyu wo mu nyanja. Ariko ikintu cyatangaje abarobyi kurusha ibindi byose nuko yari akibasha kuvuga, ndetse yari azi uwo ari we, kandi yari agifite icyizere. Bamuhaye amazi n'ibiryo buhoro buhoro. Bamugejeje ku butaka bwa Brazil ubwo yakandagiraga ku butaka bwa mbere nyuma y'iminsi 133. Yumvise ibintu yari amaze igihe kirekire yaribagiwe: gukandagira ku butaka, kumva abantu bavuga, ndetse no kumva urusaku. Abantu batangiye guteranira aho yari ari, bose bibazaga ikibazo kimwe: ese uyu muntu yabigenje ate ngo abe yararokotse? Inkuru ye kandi yahise itangira gukwirakwira. Ibinyamakuru birayandika, abantu batangira kuyivugaho hirya no hino ku isi. Abenshi ntibabyemeraga, batekerezaga ko bidashoboka, ariko Punirimu yari ahari ndetse ari muzima. Nyuma yo kurokoka no kwitabwaho n'abaganga, inkuru ya Punirimu yakomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi. Abanyamakuru baturutse mu bihugu bitandukanye bifuzaga kumenya uko umuntu umwe yashoboye kuba iminsi 133 hagati y'inyanja. Bose bamubazaga ikibazo kimwe, bati niki cyatumye udacika intege? Ntiyigeze avuga ko yari intwari idatinya, ndetse ntiyigeze avuga ko yari afite imbaraga zidasanzwe, ahubwo yasobanuraga ko buri munsi yabagaho yawufataga nk'umunsi mushya. Abahanga mu by'ubwato batangiye kwiga buri cyemezo yafashe: uko yagabanyaga ibiryo, uko yabikaga amazi y'imvura, uko yihimbiye indobani akoresheje ibikoresho yari afite, uko yabashije kuroba, ndetse n'uko yakomeje kugira gahunda ye ya buri munsi. Byinshi muri ibyo yakoze byaje kwinjizwa mu nyigisho zifasha abasare kumenya uko bakwitwara igihe bahuye n'impanuka mu nyanja. Ibintu benshi babonaga nk'uburyo bwo kubaho bwe bwite byahindutse amasomo yo kurokora ubuzima bw'abandi. Punirimu ntiyari yarigeze arota kuba icyamamare, ntiyari yarigeze arota ko isi yose izamenya izina rye. Yashakaga gusa kubaho, ariko rimwe na rimwe umuntu uharanira gusa gukomeza guhumeka ashobora gusigira isi isomo ritazigera ryibagirana. Uyu munsi izina rye rivuzwe, ntiryibutsa gusa umuntu wamaze iminsi 133 hagati y'inyanja. Ryibutsa ko icyizere gishobora kurenga ubunini bw'inyanja, ko ubwenge bushobora kurusha imbaraga, kandi ko hari igihe intsinzi idasobanurwa no gutsinda urugamba rwose, ahubwo isobanurwa no kwanga gutsindwa uyu munsi. Ndi Mutesi Gloriose.